ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Sindi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ndagira ngo musabe atangire yibwira abadukurikiye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye yitwa Mujawamariya Cecile, ndi umumama, ni nyina w'abahungu ndetse n'abakobwa kubera Imana. Ndashima Imana rero kubwuko Imana impaye aka kanya keza ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndanezerewe cyane kubw'aka kanya, shimye kandi abanteze amatwi, shimye abasore banteze amatwi. Imana ibaha umugisha, abakobwa banteze amatwi, abagabo n'ababyeyi banteze amatwi. Imana ibaha umugisha kuko kwiza kw'Imana gukomeze kubabeho. Ijambo ry'Imana riraryoshye, niryo rinyicaje aha ngaha, niryo ryamagurikije mu rugo rwanjye kugira ngo twese tuze kuza kurisangira kuri iyi gicamunsi, rimuhabwe umugisha n'Imana. Ndi umubyeyi rero nk'uko bibabwiye, nsengera mu itorero rya Methodiste. Imana niduhana umugisha, numva turi buze kuza kugubwa neza mu ijambo ry'Imana. Sasi uri amahoro? Ndi amahoro, ndashima Imana. Ndashima Yesu. Amen. Dusengere. Reka tubaze dusenge Imana. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware. Haleluya. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Umugabo wahanitse ikirere akadendeza inyanja. Haleluya. Iyo uvuze ibintu byose biribwiriza bikajya mu buryo, izina ryawe nirihimbazwe. Uri umukozi w'umuhanga, uko bahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Asante. Izina ryawe nirihimbazwe. Iki gicamunsi turavuze ngo yambirata Yesu. Turanezerewe cyane, mitima yacu irakunezerewe cyane. Turagushimiye kuko waturinze, nibyo giciro. Benshi barapfuye, si uko twari beza, si ugukiranuka mwami, si imirimo myiza, ni imbabazi zawe kiturindishije zonyine. Kandi hari icyo kidusigarije, nyaguhora ku ngoma Imana. Ijambo ryawe ryabwiye umugaragu wawe, uramubwira ngo hari icyo ngusigarije, ngo ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganyije. Imana ishimwe, natwe udusigarije kugira ngo dutunganye mwami ibi byari bisigaye bidatunganyije. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bana natwe ro muri iki kiganiro mwami w'abami, bana n'ababyeyi banteze amatwi, izina ryawe nirihimbazwe. Bana n'abagabo banteze amatwi ku gicamunsi, bana n'urubyiruko runteze amatwi, twese duhabwe umugisha mu ijambo ryawe. Kandi Uwiteka nyir'ingabo, iri jambo rigira umumaro. Turagushimiye, ngwino ubane natwe, utubanzirize ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze, uragahora ku ngoma, izina ryawe nirishimwe none n'iteka ryose Yesu. Amen. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu ko kurabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu ko kurabikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Haleluya. Imana ihimbazwe. Muririmbyi wa yuzuye umwuka aravuga ngo wowe ntujya uhemuka. Harangije aravuga ngo kandi ntabwo ujya ukoza isoni, wahabwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Harangije avuga ikintu cyiza kindyoheye mu uwo muririmbyi, aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ngo ariko wowe Uwiteka, abiringiye abakomeye bajya babahemukira, abandi bakiringira imiryango ikabahemukira, abandi bakiringira ibindi bintu. Hari ibindi bintu byinshi byo kwiringira
gukiranirwa bakiringira za diporome bakiringira ibindi bintu bikomeye nabyo si uko ari bibi ni byiza ariko barabyiringira bikabahemukira ariko hashimwe Imana itajya iduhemukira hashimwe Imana itajya idukoza isoni izina ry'Uwiteka nirihimbazwe nangije aravuga ngo wowe ntujye uhemuka rata ngo kandi ntabwo ujya ukoza isoni ngo nuhabwe ikuzo Mana yanjye uko kurabikwiriye hari akandi tutaririmbye kavuga ngo ukomeze isezerano kugeza ibihe ibihumbi data komeza isezerano ngo ukomeze isezerano kugeza ibihe ibihumbi Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo haleluya Imana ikomeza isezerano ikomeza icyo wavuganye nayo kugeza ibihe ibihumbi Imana ntimeze nk'abantu kandi Imana ntikoze isoni data wa twese naduhana umugisha Imana yacu nishimwe haleluya iyo nkurebye wuzuye umwuka wera amen itagira amatsiko yo kumenya ahantu Yesu yagukuye ahantu Yesu yankuye ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye yego ntabwo byari byoroshye aho niho nshaka ahantu yagukuye aho niho nshaka Yesu yankuye si uko wenda mfite ubuhamya wenda buremereye cyane ariko yarankeneye nyine wanje gukina yarankeneye kuko hari ibindi bintu nabagamo wenda bitari bifite ubumaro urugero nakundaga kubyina izi ndirimbo za Bakayirebwa tubyina hirya no hino ibyo nabyo ariko noneho arabireba arabyitegereza nari muri babandi naracombokaga rwose nkaza nanjye mvuga nanjye ndaje umutoza wabo bose iyo ndahari imikino ntabwo iryo abandi nabo kaze neza kaze neza kaze neza kaze neza gukinira babashyitsi Yesu arabireba arabyitegereza haleluya amaze kubyitegereza aravuga ngo uriya nawe uriya nkwiye kumukuramo birakwiriye ngo uriya mudiho kuriya avuga ibigwi hanze azaze azamvuga ibigwi amvuge neza antaramire buriya noneho iyo ndi mu mwanya w'amasengesho ndi gutarama noneho urumva nshyiramo mbese niba ari uguca umugara nkawuca kuko nawuciriye n'ibindi bitari bifite umumaro ariko n'undi ntekereje ko ndi kuwucira Imana noneho aho ndushaho aho hantu Yesu yarahankuye Imana ihabwa icyubahiro ubu ndimo ndataramira Imana ndirimba nk'inkuru n'impamo kuko Yesu bamuvuze ngo niko nanjye namubonye naramburiraga amaboko abantu bakishima hirya no hino reka sinakubeshya ariko ubu nyaramburira Imana haleluya Imana ihimbazwe njye nyaramburira Imana nkaririmbira Imana ndi umuririmbyi nkumva byose noneho nashyiramo byose ngashyiramo mu kuririmba nkumva najyamo haba mu kubyina nkumva nashyiramo kugeza ikintu cyose numva muri ngewe cyahesha izina ry'Uwiteka icyubahiro nkumva nagikoresha kugira ngo Imana yacu ikomeze kugira gute guhabwa icyubahiro amen amen rero nama nafashwa wafashwa haleluya kuri kw'Imana urafashijwe kandi ubu nafashijwe nanjye ndumva ntangiye gufashwa kandi ubu nafashijwe ndanezerewe inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye bavugaga yuko atabara nkagira ngo barabeshya ariko nanjye ngezemo mbona ubutabazi burahari inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye inkuru n'impamo inkuru n'impamo inkuru n'impamo inkuru n'impamo inkuru n'impamo inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye igiti kigaza amarumbo n'ubwugamo bw'umugaro n'isambu itarumba we navugwa ibigwi nataramirwe uko bamuvuze niko nanjye namubonye inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye haleluya haleluya
haleluya Haleluya. imana ishimwe Imana ishimwe. uyu mugabo araryoshye Araryoshye. muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo Yesu araryoshye ntangije aravuga ngo arutubuki ngo kandi amereye neza ngo kandi aranyuze uyu mugabo iyo muvuga numva ndyoheye numva ndyoheye nta kindi kintu kijya kindyohera muri iyi si nko kuvuga iri zina rirandyohera dore ko umuririmbyi wa yuzuye umwuka akavuga ngo ba Yesu niryo bishimira ni izina rimara umubabaro ni izina ridutinyura ntangije aravuga ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza ntangije aravuga ngo ushanje riraguhaza ngo ryarangiza rikaruhura urushyi arakomeza arabiririmba aravuga ngo niryo nkaba yanjye nziza ihora inyengera urutare nubakaho inzu yanjye itagwa izina ry'Uwiteka nirihimbaza Akaba inshuti nizera. hakaba inshuti nziza Nizera. niba nshuti yanjye nizera n'umunge ujye undagira imana yacu nishimwe uyu mugoroba turavuze ngo nataramirwe aya masaha turavuze ngo niyubahwe aya masaha turavuze ngo navugirizwe inanga aya masaha turavuze ngo navugirizwe imyirongi ntabwo tuzamupfira ubusa tugihumeka imana yacu nishimwe Yesu ntazabura umuvuga Yesu ntakabura abantu bamuvuga neza Cecile ndahari ndi umwe mu babyeyi imana ihagurukirije kugira ngo muvuge neza ndagasuzugurwe ndacyahari ndakabura abantu bamuvuga ibigwi ndacyahari nicyo kitumye nanjye nicaye aha hantu ntabwo nzahwema kumuvuga ibigwi uyu munwa wanjye ukivuga ntaraceceka aya maso akireba amaguru akigenda nzarushaho kuguma kumuvuga neza kugira ngo arusheho kwamamara ntazigera yicuza icyo yandemeye imana yacu niyubahwe kandi amen nabonye ufite Bibiliya numva ngiye kwama mfashwa turamburire Bibiliya dusomere ijambo ry'Imana mbere rero yuko marambura Bibiliya mbasomera ijambo ry'Imana hari umuririmbyi rero uri kumfasha niba muvuga mu magambo niba tumuririmba oya muririmbe ndahari ngoboka nkagufasha ndahari ngoboka reka uyu muririmbyi tubanze tumuririmbe tumuririmbe ni umuririmbyi wa 21 mu gitabo cy'agakiza aravuga ngo nimuze turirimbe dutegereze igitondo iturangiza twiringira imana yacu niyo izakora imirimo aravuga ngo izirukana satani itegeka isi yose ngo tuzanesha nidusaba kuko imana igitwumvira reka tumuririmbe iturangiza twisomera ijambo ry'Imana niryo ryampagurukije mu rugo rwanjye imana yacu niduhana umugisha haleluya Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe amen amen reka tumuririmbe nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire imana yacu nizakora imirimo izirukana satani izategeka isi yose tuzanesha dusaba kuko imana igitwumvira tuzanesha dusaba kuko imana igitwumvira dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko imana yacishaka yuko twese tubabera buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo nshuti reka kwiga nyira urahabwa imbaraga nshuti reka kwiga nyira urahabwa imbaraga muririmbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu muze tumukorere tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami ndetse ubwenge n'umutima mubere bikorera umwami haleluya ndetse ubwenge n'umutima we bikorera umwami kandi
abo ngabo babohewe mu maboko wamugomeza muze twese tubashake wasangisha umukiza ducogore gusenga we Yesu ubwo Haleluya niducogore gusenga Yesu ubwo niducogore gusenga Yesu ubwo niducogore gusenga kugeza ubwo muri ibi bihe niducogore gusenga kugeza ubwo Haleluya Imana ishimwe amen. Uyu muririmbyi ari kunezeza ntabwo nari gusoma ijambo ry'Imana muri mimi ntabanje kumuririmba arimo aramfasha ari kwamafasha uyu muririmbyi ari kumfasha araririmbya yuzuye umwuka aravuga ni muze turebe imbere amen. nyuma ni habi aravuga ngo dutegereze igitondo niturangiza twiringira Imana yacu iyo ngiyo ngo niyo izakora imirimo ngo izirukana Satani nirangiza itegeka isi yose rangije aravuga ngo tuzanesha nidusaba Imana ishimwe tuzanesha nidusaba kuko Imana ijya gira gute ijye twumvira Imana yacu nihimbazwe yangije araririmba aravuga ngo muririmbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe ubu ngo tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu imbaraga za Yesu nizo zitubashisha kunesha ibigeragezo Imana yacu nishimwe cyane yangije araririmba ngo nimuze tumukorere aho ngaho niwe ushaka kugera ngo nimuze tumukorere niturangiza kumukorera tumuha ubutunzi bwacu jambo rindi kavuga ngo ndetse ubwenge n'umutima njyewe nkanagerekaho ngo n'umubiri ubwenge umutima ndetse n'umubiri byose bikorera umwami Yesu Imana yacu nishimwe ubwenge n'umutima ingingo zawe zose hereye ku mutwe urugingo rwawe rwose wumva rukuriho ari ruzima urwo rugingo rwawe rwose rukorera umwami Yesu haleluya nangije agera ku gitero kivuga ngo kandi abantu benshi cyane ngo ntabwo bazi inzira y'ijuru ngo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani ariko rangije aravuga ngo muze twese tubashake nanjye naje kubashaka aravuga ngo muze twese tubashakishe iki tubasangisha umukiza nanjye naje gushaka ababyeyi nanjye ndimo ndabashaka muri iri jambo ndavuga ngo muze twese tubasangisha umukiza Imana ishimwe haravuga ngo ariko ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza Imana yacu niyubahwe cyane aya masaha rero mfite ijambo ry'Imana ririmo riramfasha naryo ndagira ngo turiganire ndi kwamafashwa kandi nanjye nuko nawe nuko nanjye nuko ndi kwamafashwa ndi kumva namafashwa n'abadukurikiye mufashwe n'ijambo ry'Imana rya Yesu ababyeyi badukurikiye mufashwe abagabo badukurikiye mufashwe uyu mugabo arahari kandi araryoshye izina ry'Uwiteka nirihimbazwe ndi ku magambo ndi ku nkuru za Yesaya ariko zifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho ariko ibi bintu nabihaye insanganyamatsiko ivuga ngo kuba umumaro mu gihe cyawe ejo bundi tumaze kuvugana cya gihe kuzaza aha hantu muri nge hahise haza mwiri jambo numva nta n'ikindi kintu gikwiye kurisimbura numva nta kindi kintu kiri burisimbure mbese tukibara kuvugana urumva hahise hazamo ngo nugerayo uzavuga iki numva hahise hazamo iri jambo rivuga ku izi nkuru ariko naho mpita numva iri jambo rije rivuga ngo kuba umumaro mu gihe cyawe kuba uw'umumaro mu gihe cyawe Imana ishimwe kuba uw'umumaro mu gihe cyawe wa mukobwa ukaba uw'umumaro mu gihe cyawe ntupfire Imana ubusa Imana ntuyihombere wa musore ukaba umumaro mu gihe cyawe Imana ntiguhombere turaririmye ngo ndetse ubwenge n'umutima ndetse n'umubiri nabyo nidushaka tubishyireho byose bikorera umwami Yesu wa mubyeyi unteze amatwi uwo ari we wese waba uworoheje waba ukomeye unteze amatwi kuba
uw'umumaro mu gihe cyawe. Haleluya. Kuba uw'umumaro. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka iri jambo turisome tubone kurivugaho ibintu bitari bike kandi bitari na byinshi. Iturangiza dusenye Imana twigendere. Amen. Amen. Reka turisome. Yego. Yesaya n'ibice 38. Yego. Urongo n'uwa mbere. Yego. Aravuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Dukomeze. Nuko Hezekiya yerekera ivuri atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Haleluya. Ngakora ibishimwa imbere yawe. Amen. Nuko Hezekiya ararira cyane. Murongo wa 4. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mutwe w'amagambo kuba umumaro mu gihe cyawe. Amen. Amen. Ukaba umumaro mu gihe cyawe. Imana ntuyihombere. Imana ntiyicuze ikintu cyatumye ikurema. Kuba umumaro mu gihe cyawe. Dusomye ku izi nkuru z'uyu mugabo Hezekiya ukuntu yarwaye akamara iminsi gihe kikanagera umukozi w'Imana ikamutuma imubwira ngo genda umubwire atunganye ibyiwe byose kuko iriya ndwara ntabwo azakira agiye gupfa. Aragenda arabimubwira. Ariko namaze gusoma aya magambo ntekereza kuri ibi bintu. Hari ukuntu tujya dusenga ariko ntekereza ukuntu umuntu ashobora kuba hari imirimo myiza yakoze wagera mu kibazo bigatera Imana kongera kuvuga ngo nubwo nari nabivuze ariko ngiye kugira gute ndisubira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ikongera ikisubira kubw'impamvu. Ntabwo Imana ijya yisubira rero ku muntu uwo ari we wese. Uyu mugabo yarasenze arangije gusenga yibutse Imana imirimo. Haleluya. Amen. Yibutse Imana imirimo. Nangije yibwira ikintu gikomeye avanga Uwiteka wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe iminsi yose nkora ibyo gukiranuka. Yego. Ubyibuke. Yego. Nubwo amaze kumara amaze ko ngiye gupfa ariko wibuke cya gihe cyose nagenderaga imbere yawe ngakora ibyo gukiranuka uyo kintu kibuke. Yego. Kandi Imana yari yarangije kuvuga ngo arapfa. Ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mu madosi ibumbura ibitabo yongera irareba iravuga ati ariko koko nsanze uyu mugabo afite ingingo imurengera. Iki kintu bantu banteze amatwi muri cyo tukiganireho. Yego. Wa mubyeyi unteze amatwi, wa mukobwa we, wa musore we, nawe wa mupapa unteze amatwi, kugira ingingo ikurengera bishobora gutera Imana kongera guhindukira, kongera ikisubira mu cyo yari yagambiriye. Imana ishimwe. Amen. Imana irarongera irareba iritegereza koko imaze kwitegereza imaze kureba isanga koko hari ingingo zituma igomba kongera kwisubira. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya. Amen. Narije kuvugana nawe kuri aya manywa kugira ngo nawe utekereze ngo mbese nanjye mfite ingingo yandengera imbere y'Imana bigatera Imana kongera kwisubira, bigatera Imana kugira ikintu yakora. Icyo kintu gitekerezeho. Mvugane nawe unteze amatwi kuri aya manywa. Uhari tekereza ku mirimo yawe, tekereza ku migendere yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, mitekerereze yawe, ukubana n'abantu. Wongere utekereze ngo mfite iyihe ngingo yo kundengera yatuma Imana yisubira ku cyo yari yagambiriye. Imana ishimwe.
njye maze iminsi ndi gutekereza vugane n'abantu bazima bagihumeka, bazima bagihumeka umwuka w'abazima. Aba bantu niba ndi kuvugana nabo, abantu bazima bagihumeka, bafite amatwi yo kumva, bafite amaso yo kureba, abantu bazima rata bagihumeka umwuka w'abazima. Nimo ndi kugira ngo mvugane nabo. Hano umuririmbyi maze iminsi uri kumfasha, haravuga ngo iminsi yanjye ntabwo izapfa ubusa. Ndatekereza ndavuga ngo buriya nubwo hari ibintu tutega duha agaciro, ariko byonyine kuba ugihumeka ni ikintu gikomeye cy'agaciro kadasanzwe. Ariko kuba ugihumeka, kuba amaso yawe ari mazima, amatwi yawe akaba yumva, amaboko yawe akaba akora, ibyo bintu Imana ibifitemo izihe nyungu? Ibintu maze imeze ndi kubitekereza. Turanirimye ngo ndetse ubwenge n'umutima ndetse n'umubiri nabyo ndi kubishyiraho bikorera umwami Yesu. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ndi kwibaza ngo Imana yaguhaye amaso uracyareba, Imana iguha amatwi urumva, Imana iguha izo ngingo ufite, muntu nteze amatwi kuri aya manywa. Ariko se ndi kuvuga ngo mbese ijambo ry'Imana ririmo rirakubaza ngo Imana biyifitiye izihe nyungu? Amaboko yawe ni ibiki yakoreshereza Imana igahabwa icyubahiro? Amaso yawe ni ibiki areba? Ni ibiki areba? Ubwenge bwawe mbese buratekereza iki? Buratekereza iki? Amaguru Imana yaguhaye, ingendo akora ni izifite umumaro. Mana we, Mana we, Mana. Niki? Izo ngingo iguhaye urazikoresherezamo guta Imana. Hari abagendera mu tugara, wowe uri muzima uranyumva, uracyahumeka. Ariko se kuba ugihumeka, Imana biyifitiye izihe nyungu? Aya maboko yawe ni ibiki yakoresha ku buryo Imana ihabwa icyubahiro? Ni ibiki? Amaso yawe ni ibiki yarebesha? Ni ibiki yarebesha ku buryo Imana yumva nayivuga ati uriya muntu koko narakoze kumurema mu bantu batampombeye uriya nawe arimo? Iki kintu naje ndi kugitekereza, numvaga nta n'ikindi cyakitambika, numvaga ari byo bintu binyuzuye kugira ngo nkubaze. Hano umuririmbyi tuye dukunda kuririmba ngo iby'Imana yankoreye mbihaye agaciro. Haleluya. Amen. Tubihaye agaciro. Tewo tubihaye agaciro. Tewo tubihaye agaciro. Amen. Iby'Imana yadukoreye tubihaye agaciro. Amen. Kuba ndeba mbihaye agaciro. Haleluya. Kuba numva mbihaye agaciro. Kuba amaguru ari mazima mbihaye agaciro. Ariko urayakoresha ute? Urabikoresha ute? Ni ibiki izo ngingo nzima Imana iguhaye? Uriho urazikoresha ute ku buryo Imana ikureba ikavuga turiya mu bantu batampombeye nawe arimo? Ariko dusomye inkuru z'uyu mugabo rata, zitubwira ukuntu Imana yari yamaze kumutumaho imubwira ngo natunganye ibyo kuko agiye gupfa. Ariko arongera yibutsa imirimo. Wowe ufite imirimo ki wakwibutsa Imana? Bigatera Imana kongera kwigarura nshuti yanjye. Yego. Rubyiruko mufite imirimo ki mwakwibutsa Imana? Imana bikayitera kwisubira. Yego. Bagabo bagore mufite imirimo ki mwakwibutsa Imana? Imana bikayitera kwisubira. Ingingo yabahaye nzima murazikoresha mute? Maso mazima yanyu yabahaye murayakoresha mute? Matwi yanyu ni ibiki yumva? Muririmbyi wazuye umwuka nkunda kumva amakuru y'umurwa, mushize twaramuririmbye. Wowe ibintu ukunda kumva ni ibiki? Imana ishimwe. Amen. Wowe ni ibiki ukunda kumva? Amaguru yawe niyo yakunda kujya ko nshima ko yaguhaye akaba ari mazima, uyakoresherezamo guta Imana kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana igutabara kandi wongera ufata umwanya witekerezeho. Wongera ufata akanya witekerezeho. Ndari nkuzaniye ubutumwa bwiza bwo kugira ngo nawe witekerezeho. Tekereza wibaze ngo ni yihe mirimo ubu mfite, ni izihe ngingo mfite zindengera zatuma ku munsi mubi Imana yongera kundamira, zatuma ku munsi mubi nanye pfukama ngatakambira Uwiteka Imana ikongera ikampindukirira. Izina ryayo nirihimbazwe. Ni yihe ngingo mfite? Rubyiruko ni izihe ngingo mufite? Bagabo bagore ni izihe ngingo mufite zatuma Imana yongera kubahindukirira mu bibazo muhagasemo? Ni izihe ngingo mufite?
mwongere mubitekerezeho. Ingingo zanyu murazikoresha mute? Uraryama bikemera, ukabyuka bikemera. Muririmbye ari ingingo tubona tugenda tukagaruka, mwami ntacyo dutanga. Tubona turyama tugakanguka ntacyo tuguha. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Haleluya. Ngo tubona tugenda tukagaruka, bandi baragenda ntibanagaruke, bandi bararyama ntibakanguke. Mana, 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 mana. Abandi bararyama ntibakanguke, bandi barapfuye ntabwo bari kumvira ijambo. Ndimo ndavugana n'umuntu wese ugihumeka kuri iki gicamunsi, ngo wongere nawe wibaze ngo ni iyihe ngingo mfite yatuma Imana nanjye ngarukirira. Mukobwa unteze amatwi, musore, mugabo, mugore munteze amatwi, nizihe ngingo mufite zatuma Imana yongera kubagarukaho ikabarengera, nawe ugasenga Imana kugeza ku kigero ibumbura igitabo, yamara kureba ikavuga kuko nsanze ufite imirimo myiza yatuma nigarura. Imana yacu nihimbaza. Imana ihimbaza. Reka mbabwire, baganirize gatoteho. Gihe kimwe nigeze mba mu gihe cy'ibibazo, bibaye ngombwa ko ntanga n'ubuhamya. Yego. Nabwo bujemo. Bushyiremo. Kuko byose biradufasha, byifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana ishimwe. Gihe kimwe mba mu gihe kigoye, gikakaye, kinaruhije. Ariko icyo nashaka kukubwira, ufite iyihe ngingo yatuma Imana yashobora kongera kubumbura igitabo, igasanga ufite ingingo zatuma yisubira, ikavuga ngo ndahindukiye. Cyo nari nagambiriye ndisubiye, kuko uko nsanze hari imirimo uyu muntu afite yo gukiranuka ituma nongera kumugarukaho. Gihe kimwe mba mu gihe kigoye, mba mu gihe kiruhije, mba mu gihe gikakaye, mbona cy'ubutayu bwari butanyoroheye. Tahanzaza mbaho ubuhamya. Mana yacu igira neza, n'umukozi w'umuhanga twarayibonye. Bino mbibamo birancanga, mbona biranyobeye, birangije kunyobera. Ndapfukama ndasenga, hamagara umukozi w'Imana turasenga. Mutumaze gusenga, ikintu cyanejeje muri ibi bintu byose, iryo jambo ryaranejeje, iryo jambo numva riraryoheye, numva rinteye kumva ngomba gukorera Imana ndetse nshyize mu mwete. Haleluya. Nandi irangije irururuka iciye mu muhanuzi, irambwira ati mwana wa niwumve. Nange ati nteze amatwi wowe kabyarawe, ni mu bihe bigoye, bikakaye, biruhije. Mana irambwira ngo umva nkubwire, mbumbuye igitabo. Haleluya. Hashimwe Imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ishimwe. Amen. Hashimwe Uwiteka utagikiranirwa ngo yibagirwe ibyo twakoze. Bantu bajya babyibagirwa, tujya tubagirira neza bakabyibagirwa. Ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Wabagaburira bakabyibagirwa, wabambika bakabyibagirwa, wakora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bakabyibagirwa. Ariko washimwe Imana idakiranirwa rata ngo yibagirwe imirimo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya. Hano mva nafashwa nkaririmba. Ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Si nakurekura Mana we, erega sinakurekura. Si nakurekura Mana we, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri bihe, erega sina. Mana we, ntabwo twayirekuriye Imana, ntabwo iyi Mana twayirekura. Haleluya. Amina. Iyi Mana ntabwo twayirekura. Wamutuma afashwa, nise w'imigisha, Mana ishimwe. nise w'imigisha, Inyuranye ibihe. inyuranye ibihe, imisozi ikayitsa ikayigira amataba. Uwacu yaravuze ngo Imana ntivunja amadolari n'amayero gusa, ivunja n'ibihe. Ivunja n'ibihe. Ivunja n'ibihe. Urakoze cyane. Imana ishimwe. Ivunja n'ibihe ijya ibinyuranya. Hashimwe Imana inyuranye ibihe. Haleluya. Hashimwe umugabo ujya uvuga ibyo ashoboye gukora. Haleluya. Hashimwe umugabo utavugishwa n'uko yanyweye. Hashimwe umugabo utajya uvuga amasigara akica, Imana ishimwe. avuga ibintu azashobora gukora ndamukunda, nyamara uko muvuga. Imana ishimwe. Ariko Mana roteme ba ndagukunda. Nanjye data. Yambi rata Yesu, Eh. yambi Baba, yambi Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yubahwe. Imana yubahwe. Asante Yesu. Yambi. Yambi Yesu we, yambi Yesu we, yambi Yesu we, yambi Yesu we, yambi
yambiba marayika, yambiba izima bine, yambiba kerubi, yambiba serafimwe, yambi Yesu we, ariko yata Yesu, yambi Baba, yambi Yesu, haleluya, yambi Yesu. Turavuze ngo yambi, Imana yubahwe. Narindi kubabwira ko ukuntu Imana yaje ikabigenza neza. Narindi kubabwira ukuntu Imana yaje rata. Irageje irambwira tumbe mwana wa reka nkubwire. Haleluya. Amen. Ndumva ndi gufashwa. Fashwa mu izina ryawe. Ivuga ijambo rikomeye ariko bana Yesu araryoshye. Irageje ivuga ijambo rikomeye. Iravuga tumbe mwana wa. Nange ati kagira inkuru papa ndakumva cyane. Erega hati subiye mu bitabo, hati ndabumbura, hati yewe sese nzaza ufite imirimo yo kukurengera. Nari narabyibagiwe numva narabikoze nk'ibintu biri aho nk'uko umuntu akora ikintu akitambukira, numva ari ibintu mbese toto cyane bitoya, numva ari ibintu bitoya cyane bitaka bisanzwe. Ariko Imana irabwira ngo mbumbuye igitabo nsanga ufite imirimo myiza yo kukurengera. Muri ubu butayu wari urimo ndakuramiye. Haleluya. Muherereje igikona. Haleluya. Haleluya. Muherereje igikona. Hakira ku mafaranga nawe. Haleluya. Data wa twese icyo gihe abigenza neza. Yego. Mu mezi abiri. Yego. Mbonye igisubizo. Haleluya. Mbonye ubutabazi bw'Imana. Ariko iryo kintu cyankoze ku mutima. Ari nazo nkuru turi gusoma. Ntabwo nataye umurongo w'icyo turi kuvuga. Ari nazo nkuru turi gusoma zo kwibutsa Imana. Imana irambwira ngo kubw'icyo nkagurutse ku ntebe yawe. Ariko uribwira ngo ikintu gihagurutse intebe y'Imana niba yaracyanditse nubwo abantu bakibagirwa rata, ariko Imana iba yaracyanditse. Imana ishimwe. Maze kumbwira ngo mpagurutse ku ntebe yanjye nje kugukorera ibintu by'ubutwari, zina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana irangije ibigenza neza kuko ari data wa twese mwiza. Haleluya. Amen. Ndafashijwe n'ukuri. Fashwa mu izina rya Yesu. Ndanezerewe. Fashwa. N'ukuri iri jambo. Yego. Iri jambo twari turimo dusoma. Yego. Wongera uritekerezeho. Nawe wibaze ngo ni iyihe ngingo ufite yatuma Imana ihindukira ku buzima bwanjye, ku mugambi yari ifite, ikavuga ngo mbumbuye igitabo nsanga hari imirimo yo kukurengera ihari. Wongera usubire mu mirimo yawe, wongera urebe. Yego. Wa musore unteze amatwi, wa mugabo we, wa musore we, wa mubyeyi we, muntu wese unteze amatwi kuri iki gicamunsi, wongera utekereze ngo mbese mirimo mfite yatuma Imana ihaguruka ikisubira ku cyo yari yavuze ni iyihe? N'iryo jambo nari nakuzaniye. Iryo jambo niryo nari nakuzaniye kugira ngo wongere utekereze ngo uyu mukozi w'Imana yararwaye, igihe kiragera ko katumwaho ko agiye gupfa, ariko Imana irangije irareba, arasenga yerekera ivure. Wowe wakwibutsa iki Imana? Reba neza. Reba neza. Reba neza. Urayibutsa iki? Reba neza mu mirimo yawe. Nurangiza wongere witekerezeho. Rubyiruko mu nteze amatwi kwa ya manywa, mwongere mwitekerezeho mu mirimo yawe, mu migendere yawe. Bagabo bagore mu nteze amatwi, mwongere mwitekerezeho mu mirimo yawe. Ngo mbese ufite igihe ngingo yakurengera ku munsi mubi? Mbese kuba ugihumeka niki bimariye Imana? Urebe niba hari inyungu Imana yabibifitemo. Imana ishimwe. Haleluya. Jenaridine yararirimbye yuzuye umwuka, arabiririmba aravuga ngo iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iyo sigaje ku isi ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntabwo izapfa ubusa. Wowe iminsi yawe uri kuyikoresherezamo gute Imana? Aho ntabwo uri kuyijyana iminsi yawe, ntabwo uri kuyipfusha ubusa mu busambanyi, ntabwo uri kuyipfusha ubusa mu bidafite umumaro. Amaso yawe nakubajije ngo ni ibiki areba, matwi yawe ni ibiki yumva, ni iki? Minsi yawe usigaje muri aka kanya we wari unteze amatwi, birashoboka ko waba utarakira Yesu umwami n'umukiza, ariko nani nkubwiye ngo ugarukira aho ngaho. Iminsi usigaje ntabwo uyizi, nta nubwo wayimenya, ariko muyo usigaje nari nguhenda henze ngo ntigapfa ubusa. Wa mubyeyi we nari nguhenda henze ngo iminsi yawe usigaje ntigapfa ubusa. Nari nguhenda henze mwijwi rituje ngo iminsi usigaje ipfira Imana ubusa.
izo ngingo zawe imana iguhaye ntizipfira imana ubusa, Yego. ntabwo ari izo gukoresha ibyaha, ntabwo ari ibyo gukoresha ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ahubwo ubwenge n'umutima, ubwenge buzima ufite butekereza, bikorera umwami Yesu. Hallelujah. Ndasoje, Yego. ndasoje, Yego. ndasoje. Yego. Imana ibaha umugisha. Ndasoje, Imana ibaha umugisha. Uwaba yifuza ko twasengana, Yego. nta kintu bitwaye, Yego. reka muhe nomero zanjye za telefone. Yego. Ni 07 82 98 342 72 0782 98 342 72. Amazina yanjye yo ni yayandi, ni Mujawamariya Cecile. Data wa twese naduhana umugisha. Ijambo ry'Imana rifite ryo kubaganiriza kuri iki gicamunsi niryo. Data wa twese aduhana umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Imana ishobora byose, Yego. umubyeyi mwiza, ineza yawe ntawe wayirondora, ntabwo wifuza ko ari n'umwe watakara. Zina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha turi imbere yawe, turagushimira ko wabanye natwe. Twari turimo twumva ijambo ryawe ritubwira ko uyu mugaragu wawe warwaye, Ezekiya amara iminsi arwaye, urangije umutuma umubwira ngo natunganye ibyiwe byose kuko agiye gutanga. Mana we arasenga, amaze gusenga arakwibutsa, arakubwira ngo Uwiteka wibuke ko najyaga agendera imbere yawe nkora ibyo gukiranuka, ibyo ngibyo byibuke. Nawe kuko uri umubyeyi mwiza udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo, ntangire usubira mu madosiye. Rata umaze gusubira mu madosiye, usubizayo umuhanuzi. Umaze gusubizayo umuhanuzi, haramubwira ngo agenda umubwire ngo numvishe gusenga kwiwe. Hallelujah. 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 Amen. Uramubwira ngo agenda umubwire ngo numvishe gusenga kwiwe. Zanze hari imirimo yakoze myiza yatuma nongera kumwongerera imyaka yo kurama. Narindi kuganira n'ababyeyi, narindi kuganira n'urubyiruko, narindi kuganira n'isi yose. Nyemerera buri muntu wese mwe kongera kwitekerezaho, mwe kongera kwisuzuma. Batari bashoboye gukora iyi mirimo babashishe, kuko Pawulo yavuze ijambo ryiza, haravangusha abazwa byose na Kristo wumpa imbaraga. Ntabwo bakwibashisha mubyeyi, hari kubashoboze. Shoboza uru rubyiruko kugenda uko ushaka. Shoboza uyu mugabo n'uyu mugore banteze amatwi kugira ingingo y'abarengera ku munsi mubi. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ubashisha buri muntu wese warunteze amatwi, utwemerera ubwenge n'umutima byose n'umubiri bikorera umwami Yesu. Ingingo zacu duhaye mwami w'abami, amaboko agukorere, amaso arebe bigufitiye umumaro, amatwi akunde kumva inkuru zo mu murwa, amatwi akunde kumva ibyawe, ibirenge byacu bijyaho bikwiye kujya. Mwami w'abami, imitima yacu uyituremo cyane, uganze kandi utegeke. Ndagushimiye, nakubwira byinshi mubyeyi, ariko uduhana umugisha n'umuntu wese warunteze amatwi. Wakubwira byinshi ariko nibyo tutakubwiye ubona bikwiye. Ratu biduhane n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Nakoze cyane. Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen.